Amahoro y'Imana bene data, turabashuje kandi tubifurije kugubwa neza. Uwiteka abahire. Muramutse amahoro. Natwe twaramutse, turagarutse muri studio kugira ngo dusangire ibya byigisho. Ndi kumwe na mwene data mugabo Emmanuel, turasanga mwereka mwakire nawe abasuruze maze dukomeze n'ingingo yacu y'uyu munsi. Karibu mugabo. Mwaramutse, reka mbifurize igitondo cyiza. Ni njyewe nitwa Mugabo Emmanuel, abagiye gufatanya na mwene data mu ngingo y'uyu munsi. Yego, rakoze cyane mugabo. Ingingo y'uyu munsi iratubwira ngo amahitamo akoranywe ubutwari. Ni muri cya cyigisho kitubwira ngo umuhamagaro wa Mose ku kwitegura. Reka tubanze tuce bugufi dusenge maze dukomeze n'ingingo yacu y'uyu munsi. Turagushimiye data wera muremyi wacu, tugushimiye ko utugiriye neza, tugushimiye ko wateguye ijambo ryawe, tunagushimiye ko ibyo uduha uburyo bwo kuryiga n'aka kanya uratubashishije kuri iri koranabuhanga. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Twishyize mu biganza byawe, twe turi muri studio ndetse n'abandi bazakurikirana ibi byigisho. Senze twinginga kugira ngo umwuka wera azatwigishe cyane, imbika mu mitima yacu kugira ngo dusobanukirwe iby'abahanuzi batoya, maze twumve uko dukwiriye kwitegura. Dusabye twinginga ngo biduhere mu izina rya Yesu. Murakoze cyane mugabo, reka tugusabe utwibutse ingingo twize ejo maze dukomeze n'ingingo y'uyu munsi. Irakoze cyane. Ingingo twize ejo ngira ngo abatware turi kumwe murabyibuka neza ko yavugaga ko ubuhanuzi bwera imbuto. Ngabonye neza yuko iyo tubwira abantu kwihana, twe tugomba kuba twarabikoze mbere, kubera ko ntabwo twajya kubwira abantu ngo bihane natwe tukiri mu byaha. Ibyo ngibyo nta mbuto twaba turi kuberera. Ubwo rero ntabwo ubwo buhanuzi twaba tujyanye bwa buri kwera imbuto, ahubwo bwa buri gusenya. Umborogeza ko twera imbuto mbere yuko tujya kuzibwiye gusaba abandi kuzera. Yego, nakoze cyane. Hano ingingo y'uyu munsi iratubwira ngo amahitamo akora mu butwari. Yeje ubwo aratubwira ngo ubuhanuzi bwera imbuto. Amahitamo rero dukwiye kugira amahitamo ariko akora mu butwari. Bizagenda bitereka tuze tubyumve. Turebere muri Mose ibice n'umurongo wa 13. Hano dufite ikibazo kiri kuri kitubaza ngo kuki Imana ariyo yonyine yihariye mu ijuru no mu isi, kandi niriherareka rivuye mu mutima, rivuye ku mutima, rigaragaza icyifuzo cyayo gikomeye cyo guha abagwaneza ibyiza bihebuje ibindi. Ari iby'Imana twifuriza ariko ngo yifuza kubiha abagwaneza. Muri Mose 4:13 dusomere twumve. Mose 4:13 hari amagambo avuga ngo dore iyabumbye imisozi ikarema n'umuyaga, ikagaragariza umuntu ibyo yibwira, igahindura umuseke kuba umwijima, kandi igatambagira aharengeye ho mu isi. Uwiteka Imana Nyiringabo niryo zina ryayo. Yego, niryo zina ryayo. Ni Imana ikomeye. Noneho dusomera igice cya 5 umurongo wa 6, wihuse ugeze ku 9 umve amagambo icyo atubwira. Igice cya 5 umurongo wa 6 hari amagambo avuga ngo ahubwo mushaka Uwiteka kandi nibwo muzabaho, kugira ngo adatungura inzu ya Yosefu ameze nk'umuriro ukongora i Beteli, hakaboneka uwo kuwuzimya. Yemwe abahindura imanza zitabera kuba abusinto, mukagusha hasi gukiranuka, mushake iyaremye inyenyeri za Kirimiya n'iza Oriyoni, ihindura igicuku cy'urupfu ikigira igitondo, ihindura amanywa umwijima wa nijoro, ihamagara amazi yo mu nyanja ikayasandaza ku isi. Uwiteka niryo zina ryayo. Niwe uzanira abanyamaboko kurimbuka bibatunguye, bituma kurimbuka gutungura igihome. Arakoze cyane. Hano Mose yatanze imiburo, aravuga ati yemwe ngo Isirayeli mushaka Uwiteka. Ariko iyo ukomeje gusoma kiriya gitabo cya Mose ibyo yababwiye ngo ntabwo bigeze babikunda. N'umuhanuzi Mose ntabwo bamukunze, ahubwo rwose ngo baramwirengagije, bamuhanira ku irembo, ntibigeze batega amatwi bye. Ndetse ngo umugabane munini ntabwo bigeze bakenera ko ibyo ababwira bibagire umumaro, ariko bake babiteze amatwi barabyumva. Hano rero
reka twumve amahitamo akoranywe ubutwari. Dusome amagambo make muri iki gitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi maze tuze kubiganiraho twumve uko natwe twagira amahitamo akora mu butwari. Ntitube nk'umugabane munini w'Abisiraheli wumvise umuhanuzi ariko barangiza ntibamwumvire. Twiyo twumvise ubuhanuzi iyo tuwuriwe bigenda bite? Twagombye gutega amatwi tukumva ibyo umuhanuzi atubwira, tukumva ibiri mu buhanuzi, kandi umuhanuzi turamufite. Buriya iyo dufite Bibiliya mu iwacu, ufite umuhanuzi, nukenera uzaza kukubwira uko bizagenda. Ndakubwiza ukuri ko gukira kwawe ntabwo gushoboka. Ahubwo ibiramambu zumva babandi bakushuka, babandi bakubeshya, babandi bakubwira ko ari ibitangaza Imana iri bukore, ariko nta bindi bitangaza utegereje. Nurambika Bibiliya ntuyige, burya umuhanuzi wawe uzaba umwanzi. Hano rero hari amagambo atubwira ngo hari inshingano zidashimishije umuntu agomba gukora, bitaba ibyo ubugingo bwe bwa benshi bukazarimbuka. Izo nshingano zidashimishije turaje tuzumve. Abakristo bazabona umugisha mu gukorera bene izo nshingano uko zaba zitanejeje kose. Kristo yakoze inshingano idashimishije yo gusiga aheraho mu ijuru n'icyubahiro kitagereranywa, aza kuba umuntu mu bantu muri iyi si yangijwe kandi yandujwe n'icyaha, urugomo n'ibicumuro. Ibi yabikoreye kugira ngo akize ubugingo bw'abantu. None se abantu bagaragarijwe urukundo nk'urwo utangaje no kwicisha bugufi kutagereranywa, batanga urwitwazo ku mibereho yabo yo kwiberaho ubuzima bworoheje bwo kwikunda. Urumva Kristo niba aradukunze akitanga agasiga icyubahiro mu ijuru, muri uyu mujyi wa Kigali kukubwira ngo ngwino tujye mu cyaro cya Karambo, mu cyaro cyo mu Kiha n'ahandi hantu hari ibyaro bitandukanye, ngwino ujye kuburira bariya abantu ubakize, ukava hano muri uyu mujyi. Byahwana n'uko Kristo yasize icyubahiro mu ijuru akaza hano mu isi? None se wari ukwiye gutanga urwitwazo ngo sinajyayo, ibi sinabishobora? Hano nta n'akarazo, nta kintu na kimwe dukwiriye kwitwaza, dukwiriye gukorera Imana yacu. Akenshi rero mugabo muri ibi bintu njye nabonye umuhamagara Imana ihamagara abantu ntabwo bashaka kuwumva. Hirya no hino hatuzengutse mu byigisho byatambutse, hari mushiki wacu Twarusi tujya tubana muri ibi byigisho yabivuzeho cyane, ahamagarira abadamu kwambara bakikwiza, abana b'abakobwa. Buriya abantu bakunda agakiza, barabyumva bakabyishimira, bakumva n'imiburo, ariko gushyira mu bikorwa ntibikunde. Ndambara ibintu bigeze ku birenge, ndambara ibintu ntagaragaje intege, yewe ni gute mbese ugasanga abantu kwisandisha n'isi ntibikunda kugira ngo dusingire agakiza kacu. Bwa mbere tubikora imitima yacu idushinja, bigakurikiraho bwa kabiri, ariko igihe cyagera tukumva nibwo buzima. Nabonye n'umwana wa mugabo wa pasiteri n'ababyambaye gutya, nabonye bimeze gutya. Noneho ugasanga ubwo buzima bworoshye kandi bushingiye ku irari no kwikunda nibwo dushaka guhitamo tukabubamo, ariko hano ntibikwiriye. Amahitamo akoranywe ubutwari, reka tuguhe ku mwanya ugira icyo uvuga kuri iyi ngingo. Hano biragaragara ko uyu muhanuzi arimo aragenda abwira abantu ariko ntibumve. Buriya rero abantu bumvisha ibye nibo bari gutungwaho agatoki ko bahisemo, ariko bisaba ubutwari. Ko uyu Amose ngira ngo nk'uko twabibonye yari umuhanuzi, ariko ntabwo byari ntabwo yavutse ari umuhanuzi, yavutse ari umuhinzi azwi, ariko Imana iza kumutoranya kugira ngo ajye guhanura. Impamvu rero zatumaga abantu bamwanga ni icyo ngicyo ahanini, ntabwo ubuhanuzi bwe bwumva ko. None rero abantu bahisemo rero kubera bagize ubutware bakemera ubuhanuzi bwe, bwabagiriye umumaro cyane. Yego, murakoze cyane. Reka dusoze iyi ngingo, ariko twibutse dusomera aya magambo make abantu tubana kuri iyi cano kugira ngo tuyumve, twumve icyo Imana dushakaho. Hano haratubwira ngo mu nzira yo kumvira umuntu yicishije bugufi hari amahoro, imbaraga, ihumure n'ibyiringiro. Mu nzira yo kumvira umuntu yicishije bugufi, ibyo byose biri amahoro, ihumure ndetse n'ibyiringiro. Ariko ku iherezo
abatagira icyo bakora atagira icyo bakorera Yesu bazabura ingororano. Urumva, ibiganza bicitse intege ntibizabasha komatana n'Imana y'inyambaraga, kandi amavi atentebutse ntacyo azafasha mu gihe cy'amakuba. Abasomyi ba Bibiliya n'abakozi ba Kristo bazahabwa ingororano y'agahozo, kandi bazabwirwa ngo nuko mugaragu mwiza ukiranuka, injira mu munezero wa shobu. Mureke duhitemo kumvira Imana yacu kwicishije ngufi, kandi duhitemo kuba mu ruhande rwayo. Ibindi byose tubikore, ariko twamaze guhitamo kuba mu ruhande rwayo, nibwo tuzaba intwari kandi ibintu bikagenda neza. Uwiteka abaha umugisha kandi ababere byose aho muri mu mirimo itandukanye no muri gahunda zitandukanye. Tubifurije kugubwa neza ndetse no guhitamo ibikwiriye no kugira amahitamo akora mu butwari mu izina bya Yesu. Amen.